Barack. Utangiye gusekera ibiryo urabwira hano rero kwamusha ni danje uretse tubanduhuta agasuku udashyira mu bwanwa kanyu usoma buhoro ushobora gushya ibifu byawe bishobora gushya isupu y'inkoko ni uko iba imeze ujya kumena ku muceri se kugira ngo tubone ukuntu turya umuceri nyine usijyemo ntuyimarire wari isupu yose wayimarira kuri iburebure ry'umuceri njye ntabwo ndusha genda mushoragabura shaka kuva navuka nanyuze ku ducano twinshi nibwo bwa mbere nagera ahantu bateka inkoko nkizi rwose ndakuzi byakira nzira kugenda neza turebe mbega nyagasani iyi ni quiz de coq quiz de coq uretse mbaze mbahe kuri muretse mbere ki naje nanjye niyakira ndetse dore uruhuma umuntu chicken naho kitchen igikoni kirabyuhane yawe uyicyura ariko utayifungura niyo ucyura yishyira ndakanywera mu rugo urakamwira ndakanywera cyangwa uracyura iri yanjye hano tena mwese abona masanga oyo nakomela ekitinge na motema bimye bele biwanjeni uzotara ngo trebe masanga mugo kitoko penga tugira cyose cyane zamasanga mbira ariko rero uyikora mu cupa ikagukura mu bagabo kumenya ubwenge uyinywa kumenya ubwenge ukayinywa muri disipurine byaba ngombwa ugafata n'agafanta kubivanga. That is the advice which I gave you. I give you some advice right now. Barack. Utangiye gusekera ibiryo urabwira hano rero kwamusha ni danje buri gihe musha amabanga kugira ngo dukore ikiganiro tuganire birandyohera niba ngo rero ubu ngubu igihe kirageze ahubwo tangira ukumire inshuti zawe n'abandi nko kubashaka ntabwo nzasubira kwa gasoko dore inkoko ahubwo wowe tangira kubwira inshuti hari ubwo wabona umuntu akwinjiranye mu nshuti zawe igihe rero bitangiye gutyo urabanza uretse tubanduhuta agasuku udashyira mu bwanwa kanyu usoma buhoro ushobora gushya ibifu byawe bishobora gushya isupu y'inkoko ni uko iba imeze noneho ntabwo yatetse amara iruta imwe kwa ntuzi nyanyagizaho ujya kumena ku muceri se kugira ngo tubone ukuntu turya umuceri nyine usijyemo ntuyimarire wari isupu yose wayimarira kuri iburebure ry'umuceri njye ntabwo ndusha genda mushoragabura shaka kuva navuka nanyuze ku ducano twinshi nibwo bwa mbere nagera ahantu bateka inkoko nkizi rwose uzi kuri burare mbegikiryo mwabagabo mujye mbarujyo mumagara buri munsi rwose ndakuzi byakira nzira kugenda neza turebe mbega nyagasani iyi ni quiz de coq quiz de coq uretse mbaze mbahe kuri muretse mbere ki naje nanjye niyakira ndetse dore uruhuma umuntu gise ni igiki ni igikira akira fata iryo reka shareka mbanze njye ntabwo ushaka kurya mukoma ntabwo urya mukoma mbese hano muhekenye n'ibihaza bibisi njye sinarya igihaza kibisi ibyo nariye imasisi birahagije
wareka ntabwo njya ndya ibihaza bibisi njye mbabarira cyane akira ibihaza byawe sana byamukoma hano ibihaza nari masisi by'inyama n'ibindi biruzo ariko kujya kwa kwangiza inda yawe kubera iki urarya mukoma nta n'igihaza nta mukoma ngiye kurya reka nyirire ko mbabarira igihaza kibisi bavuga ngo abakobwa bagira ibibero binini mana we dore ku isi ndakakubwira kuko noneho iri gutonoka sha iyi ni ku isi nka umuntu abakobwa bajya babeshya ngaho ufite ibibero abandi babeshya ngo ducane turateka mutetse iki sha bazukwa mipango uyu mukino w'inkoko n'uyu wakinnye uwene uyu w'inkoko n'uwukinisha urahomba uzasubira muri amerika n'ibirenge izi nkoko zirahenze zakinishwa dendo nangwa imbata bazasura n'ibirenge mbega ca n'igabura mbega ca n'iteka mushi ndeme cya wemera ariko ntabwo ubizi ngamanitse pe rero yatetse amakwisi ibi bita ibibero by'inkoko ibibero by'inkoko rero umva wa mipango sha kuhena urayoboye ariko nukinira ku nkoko sha urahomba na kamera urayigurisha iyi sazi iri kujyaho yaguzera abi nkoko we mama imana yabona ko najya kurya ipirawu mu bayisilamu niko yabuze ibyo ngibyo ariko bantu udakunda kurya muti unyibukije mabuja si kwa mabuja si cyane uko twarya byari bihari inkoko zaba zari kwa mabuja uraba ngombwa akazituma nyamirambo bakazizana abona inkoko ivavuka neza ariko banza hari ibintu ashyiramo kugira ngo binanire abantu ibi ntabwo ibintu duhitana kweli niba ushaka binyica ndabirya ngo yaka ngo ntarya ndabirya niba ushaka binyica ahubwo hari umugabo witwa Kazere ejo bundi yarabuze ubundi nko kwitonoka agiye kutuhereza mu igazi muzayinywe hasi haravuga tuzabanze mugaburire ndakurahiye inkoko nk'ingi nzayikubagira dore icyo kurya mwabagabo ariko njyewe inkoko igira amaguru angana igira amaguru abiri uva wigu izi nkoko ni izi ngahe imwe kabiri gatatu n'eshatu ubu zingahe n'eshatu hariya ngo babandi b'utureti tw'icyatanu muze mwakinira kuri uyu mukino umukino w'isake sha genda ugura ubucapati mu nzira bw'amaheru utana agaciro hanuza abana ntibakora ibindi byo kurya babyihorere umukino wo kurya muwureke rwose muwurekere mushi uriya mwikina rwose baba bandimbati tivi umukino wo kurya muwutureke ni uwa mushi ubufaranga butama agaciro ngo baguze inyama bakarokamo yesu umukino wo kurya bawurekere umukino wo kurya muwurekere mushi kabisa ariko njye ntuzongere kuma ibihaza bibisi rwose njye nari ibihaza iwacu i Masisi twabigerekaga ku bishyimbo ku bijumba noneho uramo igihaza kibisi nk'iyi mukoma rero inerarije bituma ngira ibishishi reka reka mushi kuri sana kuri sana vraiment akaguru gacomotsemo en tout cas vraiment je vous remercie en français parce que this is very good chicken urumva ibiryo bivugisha igifaransa kiratangiye igifaransa kirigikama en tout cas vraiment you are very good man you are very good kitchen in your kitchen is very good kabisa cyakora cyane urumva ako ni akaguru kamwe n'akambere aka kabiri ni icyongereza aka gatatu ni ikinyarwanda n'utiko bitazi kwera ibiryo ngayo araturika ntabwo umuhore uri umuhore dore umuhore abakobwa bagira ibibero ariko umuhore mu gifaransa babita ngo ikira umuhore
ariko ushatse wabihindura uko ushatse muhoresi kugira ngo utaza kunshura mvuge vuba vuba ko nari nibagiwe none se pondeze zo pondeze ibyo ngibyo ni iby'amagi ponderless ni ariko Kanyobya ni ponderesi. muhoresi Ntabwo ni umuhore. kandi urabona abazungu nabo Can you imagine my friend? ubu n'abazungu nabo Our new in America. abazungu nabo bari byo kubyiganza muhoresi Yagiye ku cyongereza. icyongereza I want your email Texas Michigan. ikibero Michigan. ni ikibero cya kabiri Yakarwose. Ariko yaga ko imijyi Can you ivuyemo akaguru. ndagukubita shami kaguru kari kwikuramo ndaga. Ibihiye. American, can you the chicken to eat? ngiye kumugira inama nimugiriye sha ntabwo binabijugunya kuko ari umuntu w'umukomamani tuguha twose yaduhekeye none mubwiye burimbwa Ngurimbwa. Can we look at here the chicken more? wumve site dage none ngubu ngo chicken muhole ni ukuvuga ko avuye This is very good more food. rubanda ruragenda rakuza ariko utazanye kakayoga kakandi Bariya yitwa buri muntu ndamuhiye atahana. Ntabinywera. nakubwiye kugira ngo tutamukubita iriya nzoga urayinywa nubwo ari simple ishobora kugufatira kwita umuntu Bankubita ndayibaha buri wese ahitahana. Inywera iwe. Abashonji look at here. Bashora. Abashonji can you look at here? this one reka ngwirire urarya nyaruzagayiro ndakakora Can you let us speak Chinese? no it's gahoro Rapandro sorry brother. The mnof is very delicious. if you go to bed to take the meat the muholes you are go to die take more Uwo muntu ofisi. eat more Bwana, Wapi nawe? wali hata mukoma Listen, Yeah. I enjoy them. No Mirza Bali Haba, Mirza Hotel, Ubalinzim. wapi Ye hotel basem. Banateguye. nangwa nawe ubuze icyongereza ngenda atakamba kuko I biraryo can't eat muchele when I'm looking chicken. nabone rero The muchele I can't eat, I'm still chicken. iryohewe n'inyama iramuka Amafabulike yari kwirukanye. Ubwo uzakwirukana ngo sinongere gukora. bagatizo basitari nibagira hano bamukira rero ko harugera Amasaro ahenguka. Akora sapa. ndwara ko defense kabisa Anything. Ntabwo ari inkoko pe. ni inkoko Ahantu twabanye Gembe camp I think that you know harya hepfo yo kwa Muramira gato kidogo. basubize ko mu cyaro batekaga amabisa kuri noheli Bagaburira ubuto kuri noheli bagateka inyama kuri noheli bakabaga agahene bagateka umufa bagateka ibi birarenze ariko noneho uramutse uhaye Webwe ni ukuvuga ngo hari imishinga myinshi. umugaburiye umunyacyaro ibiryo ntabwo yavana Ntabwo asubira mu cyaro. Ndetse nk'aba baturuka za Nyamasheke yarya ibiryo akazasubirayo. Yarambiriza mu mujyi wa Kigali. Terwa neza iri kwivovora. iyi ni ikosi ndakaguru Maze tuba dufite imishinga myinshi yaba icyo bita RC, American Refugee Committee, akazi icyo bita Plan International, akazi icyo bita NEP, urebe ko ibiryo byawe International, NEP, Mpuzamahangambure. ubihaye umusazi akazi icyo bita UNHCR, United Nations High Commission for Refugees, Ariko banzu. NEP, Nutrition Education ariko of igihe abo ngabo Council, bazabajye babatekera akazi icyo bita Minema ntabwo nzi gusobanura. nimena amazi Bashinzwe ibiza n'ibiza. None biryo nateze nimena amazi Uyarega iyo uriye neza n'ubwenge burasa. N'ibyiza Icyongereza byazaho. kitaje se.
n'ibiza Ngoriye neza n'ubura ubwenge buraza. Impamvu ubona abantu babibihorewere ni ukurya nabi. aho bavuze ko ari igihaza ndabona kihase cyane N'inzara rega ituma ubwenge busubira inyuma. ko ari kwihata mukobwa Ariko ibyo bintu ntabwo mwari mubizi. Uzi ko inzara ituma ubwenge busubira inyuma. Wajya ku ishuri utariye undi yavuye iwabo ariyiriza inkoko mukazagira amanota angana. ntabwo bishoboka Ntibibaho. Impossible, I'm telling you. Telling you that very impossible. Hungry is very bad. nkunze ko ibi buryo bivugisha ukavuga amahangambure iraryoshye kuryoherwa burya kuryoherwa ushobora no kurira Musi ndagushimiye. Wayi. umpaye inka Apana zo mu kabari. nta nembwe ugira n'abarira atanga imyenda ku byo udafite ibi rero ni ukugira ngo uzajye urya ejo zakubwira ngo uhaye imfizi ngo uhaye inka araza kwibagirwa ngo uhaye inka Njye ngwaye inka n'ejo uzishyure mu famu yanjye. Ngwaye inka n'inyana yanjye. nanjye nzagushaka kubiramo nk'imbwa ngo uhaye imbwa umpaye imbwa ko Naimbwa ijya imurindira urupangu. apana irindi bigufa kuko ibigufa nawe ni ingirakamaro Nyanza inka iwacu twatangaga inka. Uwo muco w'imbwa nta n'ubutuzi. rero nuko gusa umuntu azana ibiryo hano yamara kubizana n'isazi nazo zikaza nk'abashyitsi niya misazi yongera gukora ku biryo byanjye Ariko rero niyamye abagabo batanga inka zo mu kabari nyine itangiye ku biryo. ndebera Umuntu akaguha icupa ukabumuhaye inka nta n'ihene ugira. ndebera ari kurya nuza mukoma agashyiraho n'umuceri n'agatumbu ngayo reka nyereke Nzi ko iki ari igihaza niko cyitwa sina. azana ibihaza Aci byamukoma masisi tubyita ibihaza. byamukoma kandi y'umuceri imbere Sasa mutambo lienga na hivi si bino bakongore tarandenge todama ka soso. Soso contre loso. nayo kandi kagura kabuze ingara none indimi twavuze ko ari eshatu icyongereza igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda none navuze tara soso denge tuzalaka ko buriya soso icyo ni icyakara ubuze kandi kagura kabana bavuze indimi nkeya ariko arabivuga Nazaye bisa bana na Kongo penza tarandenge na Rwanda todama ka soso. Ubwo none ginzi Rwanda tunakora kuko muzuri sana. yashyiraho ngaho kuko hari umuntu ngiye kwicwa n'akazahoraho nanjye singiye kwicwa n'ubutumbi bwo guhaga Ngeze ngaye mata kuje kazi. Chachira teko. reka wese n'abana bari aha ngaha ndamubwiye ko nzamugabira imbwa rero gisigarizwa Ntabwo ari mu kabari ntabwo byaguzwe ariko ibiryo sinabisiga. Chachira teko. ntabwo ugira iwawe urabirira se muri kanira Hari gabo fitiwa. nzovu nagufata murabigabana Navase yagiye ko atangara n'irata. ubundi bari bamwishe Nzovu buriya mu bantu batarya rimwe. ariko hari abantu bavuze ngo iri tako ngo ntiribaho ngo ringana fata iryo ngiryo nawe ribaho nose ngo twegereje kamera ibyo ashaka kuzana ibintu by'intuzi Umuntu waravuze ngo urahaha. none arimo yinshikuza iyo ngiyo none kubera indirimbo yaririmbye nyinshi fata n'iyo Rwanda italindwa nani vijana sisi wenyewe wenyewe kutangiye kwerekana kuko Rwanda itarindwa na warya inkoko nyise ninde waza gusuzugura iki gihugu cyacu ngo abanyarwanda ngo yeye ngo ntabwo turya muturusha kurya ngo uzi foreign y'abakongomani baje kugura no mwihene uriya ni vitamine batujyana utuntu wabazariwe ngo murarya murya iki niba murya imbeba ngo namwe murarya utanishishe ni we none kuko ibyo murya imbeba ngo mwarangiza ngo murya iki dore inkoko sha abantu barya imwe bakongomani kuko mwagiye murya inkoko mwatwe imbeba imbwa byose murahira ukomeje gutya kurya inkoko rero sometime yazabikira mu merci je vous remercie très beaucoup and then I wish you kugira inkoko za buri munsi thank you so much because of this future this hadi inkoko in France en français chicken chicken now kitchen igikoni
akira biwani yawe uyicyura ariko utayifunguye niyo ucyura yishyira ndakanywera mu rugo ndakanywera ntabwo uracyura iri yanjye hano tena mwese abona masanga oyo nakomela ekitinge na motema Eza B1. bimye bele Eza B1 B1 Gen uzotara ngo trebe masanga muko kitoko penga tugira cyose cyane z'amasanga mbira ariko rero uyikora mu cupa ikagukura mu bagabo kumenya ubwenge uyinywa kumenya ubwenge ukayinywa muri disipurine byaba ngombwa ugafata n'agafanta kubivanga. That is the advice which I gave you. I give you some advice right now. urizi ngo kwamenya icyongereza neza neza tuvuye hariya tumanutse hariya hepfo ku mifuka urizi ngo kwamenya icyongereza utiriwe ujya no ku ishuri utiriwe ujya ku ishuri kandi ngo kwamenya icyongereza direct tutizi kuko uratanga ngo B1 ngo B1 Gen B1 Gen kumenya gusoma B1 Gen utavuze ngo B1 Gen aho kugira ngo uvuge B1 Gen oya iyo wariye inkoko nyiyi n'ubwonko buba bufite icyo bita morale umubiri wose pasike unakura bien unasikia butamu ubwonko bunamutse nta bwenge baburi ubwonko bubyibushye babute ubwenge oya buriya turi kurya gutya n'ubwonko buba buri kurya urareba nk'igihanga cyangwa unasantirike n'ubwonko buri bwariye wabonye abantu bateka agahanga kameze gutya umuntu afite stress ariko umufuka bariya abantu baba bafite ubwenge baba bafite ubwenge usanga uriye inkoko nyiyi uratekereza cyane imboneka rimwe ejo sinzayibona impamvu usanga n'abakire benshi babyibuha hari umuntu ubyibuha umunezero akabona nyiyi nkoko yayibona ngubwire rero wikwirwa wirushya wowe kugira ngo utazabona icyo urya ngo ejo ntabwo uzayibona uzakora ubuzamuhano ari shobuja ari inkoko byose ubirinde hari umuntu uzayigutanga se kanyabwe namaze neza keretse bambaye imbunda bamusekeretenya karasi inkoko se yakongera kurara ijoro nta n'igiti afitemo bari bakakonigira kuri inkoko buriya rero kuri hoteli tuba turya sinzi ko uzabishobora twari ikintu cyitwa kwisi de befu iyo safuriya ntabwo ayibona warangira umuzamu ntabwo urabonaho ibisambo byaniza umuzamu bikamuzirikira ku gipangu bigasahura bikiba bigasiga umuzamu bamuziritse ku gipangu igihe bwije kukwiba ubigenza ufata ibigufu ukajugunya rimba ntabwo mugomba kuba mwumvikanye neza ntabwo imbwa ishobora kumukira ntabwo kuza kwiba ibindi sinabwo umuzamu cyakora umekara kinikove ntabwo akora ngo nshyire mu gipangu nta n'igituma baze bahanzirikira uzaje kugashaka muri interiseri hari igiti hari ikintu cyitwa urabona ibisambo urakoze vrema mani kumera umugisha tukavurema nibwo bwa mbere nananirwa inyama kurya inkoko nkumva ndahaze neza urayihaguruka neza ndetse ndatanu gusa ngeze mu nzira singongera agasoza abo nagenda nikoreye ibiryo sendere ndushye